Yes, nongeye guhereza ikaze nanagusuhuza aho uherereye hose hano mu gihugu cy'u Rwanda, wowe udahwema no gukurikirana ibiganiro byinshi cyane bya buri munsi tugenda tubagezaho. Hari byinshi rero biri kuvugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda bijyanye n'uyu musore w'umunyarwanda bavuga benshi cyane bakomeza kugenda bavuga ko akuze cyane, mbese hagiye hanumvikana inkuru zigenda zivuga ko ashobora kuba agiye gushaka noneho bya nyuma, ariko ni byinshi biri kuvugwa cyane. Reka noneho ibyo byinshi tubirebe, tubanze turebe uburyo abayeho, tubanze tumenye uburyo we ubwiwe ameze, n'amateka yiwe tubanze tumenye ari muntu ki, noneho tujye twareba uburyo we yatangaje ko agomba gukora ubukwe kandi agashaka byihuse ku myaka yiwe 55 y'amavuko, 45 y'amavuko. Ibyo byose rero akaba yaragiye abitangaza, mu kubitangaza rero akaba ari nabyo yaje ashyira hanze avuga ko nyine ibyo byose agomba kubikora kandi akabikorera icyarimwe. Ni Tukote ni umwe mu bakinnyi ba filime nyarwanda bamenyekanye cyane muri filime z'urwenya, cyane cyane mu mbuga nkoranyambaga nka YouTube. Izina rye nyakuri ni Tuyisenge Jean Paul, ariko akunze kumenyekana cyane ku izina rya Tukote, izina yahawe kubera uburyo bwe bwihariye bwo gukina mu buryo busetsa, mbese nyine bunashimishije. Amateka ye muri make: izina ry'ukuri ni Tuyisenge nk'uko nari mbibabwiye, Tuyisenge Jean Paul. Izina ry'ubuhanzi Tukote. Aho akomoka akenshi ashingira ku muco n'imvugo z'abaturage bo mu cyaro, bigatuma benshi bamutekerereza nk'umuntu wo mu cyaro, ariko ibyo ni uburyo yakoresheje mu mwuga we kugira ngo ashimishe abantu, kugira ngo nyine yerekane ikimurimo, mbese yerekane nyine n'impano ye. Yamamaye muri filime z'urwenya zinyura ku rubuga rwa YouTube, by'umwihariko mu matsinda nka Daimakers cyangwa se indi mitwe y'abakinnyi b'urwenya bakorana, bitewe n'uburyo nyine umuryango arimo bifashe n'uburyo bimeze. Imiterere y'ikinamico ze: akina yifashishije amagambo yo mu cyaro, ubutitsa, mbese ibitutsi bisekeje n'imvugo zidasanzwe zishimisha benshi. Akunda gukina ari umuntu w'ingare cyangwa akeneye ubufasha, ariko atavugisha make, mbese nyine we ibintu byose abishyira hanze cyane, dore ko akomeza no kugenda abikina ari uko abigaragaramo. Impamvu yakunzwe: uburyo bwe bw'umwimerere, mbese nyine ni uburyo bw'umwimerere bijyanye n'uburyo asetsa no kwigana abanyarwanda batuye mu cyaro, byatumye agira abakunzi benshi, mbese bituma nyine aba upgraded, ibikorwa bye birazamuka bijya hejuru. Ibikorwa bamuziho abantu benshi cyane, cyangwa se abantu bamukurikiraniraho cyane: kugaragara muri filime z'urwenya n'iminota migufiya, gukorana n'abandi bakinnyi b'urwenya bazwi nka Clapton Kibonge, Mama Kajoke, Zaba Missed Call n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Abo bose bakaba bagiye baziranye. Kugira uruhare mu guteza imbere uruganda rwa filime nyarwanda, rwifashisha imbuga nkoranyambaga, mbese n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose akaba ari byo nyine akomeza kugenda agaragaramo. Ibindi, nubwo ari umukinnyi w'urwenya, afite ubutumwa yifashisha mu gusetsa, nko kwigisha imico, kwerekana ubuzima bwo mu cyaro, no kwigisha abantu ibintu bigiye bitandukanye nyine, mbese no kubahereza byinshi cyane mu bikubiye mu byo atanga, mu gutanga nyine impanuro ndetse no gushimisha abantu. Niba ushaka kumenya byinshi birambuye Tukote, nta kibazo, dukomeza kugenda dukora byinshi cyane kuri we. Gusa noneho reka turebe uburyo ajya gutangaza ko agiye gukora ubukwe byari bimeze, n'uburyo we yabitekereje kugira ngo abipange. Ni Tukote w'imyaka 54 y'amavuko, yemeje ko agiye gushinga urugo nyuma y'igitutu cy'abavandimwe, mbese nyine ni igitutu abavandimwe bamushyiragaho. Ibyo byose yarabyemeje, avuga ko nyine byemejwe ko agiye kuba yashinga urugo. Ku myaka 54
Nine y'amavuko Irunga Longin wamamaye nka Tukote muri sinema y'u Rwanda yerekanye ko nyine nako yasize hanze ko agiye kuba yagira nawe igitekerezo cyo kuba yashinga urugo, mbese nyine akaba yazana umugore, cyane cyane ko akomeza kugenda avuga ko hari na benshi cyane bakuze ariko nabo badafite abagore, gusa nyine uko we akomeza kugenda abigaragaza, we akomeza kugenda anavuga ko nyine ibyo byose azakomeza kugenda abikurikirana, ahubwo ikibyihishe inyuma ari ukugera vuba nyine akarangiza ibyo bene wabo bamusaba, mbese nyine akaba yabishyira mu bikorwa, kubera ko akomeza kugenda we ubwiwe ananatangaza ko ibyo byose agomba kubikora, kubera ko byinshi cyane muri ibyo abavukanyi be barabikeneye kandi barumva ari byiza kuba yabikora, kubera ko ni ibintu bikomeza kugenda binagaragara nyine hanze hano, nubwo wenda akomeza no kugenda avuga ko hari na benshi nabo batararushinga, ariko we akomeza kugenda anatangaza ko nyine agomba kubishyira mu bikorwa kandi akabikora nta n'ikibazo rwose, nta n'icyo bimuteye, ahubwo abikoze nyine kugira ngo nawe batangire bamufate ukundi kundi gutandukanye n'uko bamufataga. Ibyo byose rero akaba yakomeje kugenda nyine abitangaza, akomeza kugenda abishyira hanze, avuga ko ibyo byose bikenewe kandi bishoboka. Abakomeza kugenda bavuga ko bidashoboka, birashoboka, ahubwo ni uko nyine igitekerezo hari igihe kiza nyine kigasa nk'aho cyongeye gusubirayo, ariko we uburyo akomeza kugenda atangaza n'uko akomeza kugenda atangaza rwose bikomeza kugenda bimuganisha aheza, mbese binamushyira aheza. Nyuma yaho niho yatangiye kuganiriza ibinyamakuru byandika bimwe na bimwe, akomeza kugenda nyine akomeza kugenda avuga ko ibyo byose agomba kubikora kandi biri no muri plani ziwe, rwose agomba kubikora kandi akabikorera ku gihe. Nibwo nyine bakomeje kugenda batangaza byinshi cyane, bavuga ati arashaje, arakuze, nazane umugore. Gusa nyine ibyo byose nawe akaba akomeza kugenda avuga ko byose bikenewe, ahubwo nta n'ikibura, ahubwo nyine igisigaye ari ukubikora, akabikora nta kibazo na kimwe, akabikora nta bibazo nyine, agamije gushyiraho byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ibyo byose rero akaba yakomeje kugenda nyine abitangaza, akomeza kugenda abishyira hanze, nk'uko benshi banakomeje kugenda babibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Gusa ibyo byose akaba yakomeje kugenda nyine abitangaza, avuga ati ibi ni byo kandi ni ngombwa. Ibyo byose nyine akaba akomeza kugenda avuga ko byose ari byiza kandi bigomba gushyirwa mu bikorwa, kugira ngo nawe badakomeza kugenda bamuvuga cyane, cyangwa se badakomeza kugenda bavuga byinshi cyane bimwerekeyeho. Gusa we nyine akaba akomeza kugenda atanga icyizere, mbese akomeza no kugenda abwira abanyarwanda ko byose bishoboka. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, gusa gukanda subscribe. Ciao ciao.